ajya afana mugenzi we. Iyo Rayon Sport yagukubise, iyo City yagukubise ubona nyine nta kundi uramufana. Umwe undi Paul. Ama Paul. Ese ntago biba byaza ya makibirane. Here we go. Mwiriwe neza nshuti bakunzi mukurikiye bw'ubugufi TV. Nguko bisanzwe muri kumwe nanjye Irankunda Paulin. Buri munsi tubagenera inkuru mukabasha kuyikurikira ndetse mukanatugaragariza ko mwayikunze. Uyu munsi rero twasuye urugo rw'abageni bashya. Hari hashize igihe mu bitangazamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda hagaragara ubukwe bw'igitangaza. Uyu munsi rero tukaba twabashije kuba twasura abageni bacu kugira ngo tubashe kuba twamenya uko babayeho. Ese nyuma y'ubukwe ubuzima bukomeje bute? Ese abantu bakomeza kwibaza bazabasha gutunga urugo, bazabasha kwibeshaho? Abantu ibyo ngibyo ngo baribeshya cyane kuko buriya ngo ubuzima bw'umuntu niwe ubwiha. Ahangaha rero tukaba rero turi kumwe na abantu bacu. Muraho neza mwako tubasanze muri ahangaha. Ndabona rwose ufite inkono ya Kinyarwanda. Mwari muraho? Mwari muraho se? Uvuga gahoro urarwaye. Aha, uvuga gahoro se urarwaye City? Ntabwo ndwaye warubana. Wakazi. 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 Hanyuma rero City turagusanze mu rugo, uri kumwe n'umutware wawe hariya. Nawe reka tumusuhuze. Muraho neza Gaso? Bravo. Hari hashize iminsi rwose Gaso tutabonana. Sinzi nawe usurananibera? Oya nuko aribwo nari nyibyuka. Nuko aribwo nari nyibyuka. Aha, byiza cyane ko dusanze ukiri mu rugo rwawe nturajya ku kazi. Uyu munsi ntabwo ujya ukora siporo? Siporo ntabwo, uyu munsi ntabwo nagiyeyo ariko nzajya mu cyumweru gitaha. Uzajya mu cyumweru gitaha. Birumvikana rero Gasomba. Ahangaha rero sinzi niba uduhaye karibu mu rugo rwawe. Natwe uyu munsi rero bw'ubugufi TV twifuje kuba twaza kugusura kugira ngo tumenye n'amakuru yawe cyane ko uri n'umusitari burya. Ni karibu nta kibazo. Ubwo mudusuye mudutunga ariko nta kibazo. Oya burya bakubwira neza ko ibyiza no kwatungura umuntu kugira ngo iyo nsaba kuba wisanze witeguye nari kugira ngo nibyo watekereje wenda ariko nk'ubu ngubu ndabizi neza ibyo ugiye kumbwira biraza kuba bifitiye akamaro cyane ndetse bigafitiye n'abadukurikiye. Hanyuma rero Gasongo rero uko dusanze ahangaha reka mfata agatebe wenda tube twiniganirira neza nta kibazo. Dusanze ahangaha mu rugo iwawe. Mumeze mute? Ubuzima bumeze bute? Duheruka mukora ubukwe kugeza ubu ngubu uri kumwe n'umuryango wawe, mwari barusese bimeze bite? Duha amakuru ya nyuma y'ubukwe mbese. Amakuru ya ntabwo turi baruka ariko turacyategereje. Nta kibazo ariko kubera Imana bizavamo. Kubera Imana bizavamo. Hanyuma rero City nawe arahongaho turaza kuba twaganira nawe ariko nkawe nk'umupapa w'urugo. Gira ijambo tubwira nyine tumenye rwose ati nyuma y'ubukwe urukundo rwarakomeje bimeze bite? Rwarakomeje cyane rwose nta cyahindutse. City aracyari City kabisa nta kibazo. Hanyuma rero nk'abantu bakunda kugukurikirana cyane urugo wasanze urugo rugoye cyangwa wasanze urugo rumeze neza? Urugo ntabwo rugora. Urugo iyo wabishatse urugo ruba neza nta kibazo. Abantu benshi ko babaga bibaza ati bariya abantu se bazabasha kuba bakora urugo neza bikagenda neza. Nk'abantu bibazaga ibyo bintu wabasubiza iki? Nta kidashoboka, byose iyo wabitekereje biraba. Kubera Imana birashoboka byose. Kubera Imana byose birashoboka. Muramumva rero aracyari Gasongo niwe turi kugenda tuganiraho agakanya. Twamusuye mu rugo iwe, ari kumwe na madamu we, bari kumwe n'umuryango wose, aho tubasanze rwose bahagaze neza, bameze neza rwose. Urabona ko urugo rukomeye nta kibazo. Hanyuma rero Gasongo bimwe mu bintu byaba byarakugoye cyane aho ushakiye kugira ngo byakire. Urabizi ubuzima bw'ubuselibateri n'ubuzima bw'urugo, urabona itandukaniro rihari n'irihe? Iyo ufite urugo babaye umugabo ntabwo ukiri umusore. Babaye umugabo ntabwo ukiri umusore. None rero nka zimwe mu mbogamizi zijya zikugonga cyane kumva zirakugonze mu nshingano z'urugo ni izihe?
urebye ntabwo zingororotse nk'ubu nyine amafaranga yabuze nta kazi nta ki ari ugupfunda imitwe bisanzwe ariko ubundi mbona nta kibazo iyo ubonye mu rugo bariye ukabona umwana agiye ku ishuri nta kibazo atagenda arira uba ubona ko byose nta kibazo yose nta kibazo. Aha sinzi wenda rero reka tuze kuba twanaganiza na madamu. Wanyemera nshaka kuganiriza madamu wawe gato nta kibazo? nta kibazo. Aha ahangaha rero Sweety rero biravugwa rwose yuko ngo hari abantu bakubonye mu isoko bari bagiye guhaha. mu isoko hari ibintu bari gukora utumbane bari gucuruza umuterankunga wampaye igishoro muri gushakisha ubuzima kugira ngo tubone uburyo dutunga umuryango tubone uburyo twishyura inzu. Umugabo bigaragara ko nta kazi aba afite ariko nyine tuba turi aho dushakisha hirya no hino ubuzima bugakomeza. Aha ubuzima bugakomeza. Hanyuma rero Sweety nyuma y'urugo tukuzi je nkoze uri umukobwa uri inkumi muri gare reka sinakubwira muzi rwose. Nyuma rero yaho kubereye umumama tuganirize umumama wabyakiriye gute bimeze bite tuhereze dufite amatsiko. Kubaka urugo ntabwo biba byoroshye bibaho kwihanganirana. Kubaka urugo wese umuntu ashobora no kuba asenga nubwo tutabashije kujya gusenga tugiye gusenga ku cyumweru ariko habaye ko tutajyayo ariko ubundi kubaka urugo ni ugusenga ntihabura ibiza mu rugo biba bigoye habaho ariko hakabaho kwihanganirana twihanganirana ariko turakomeye mu by'ukuri ubuzima buba budukomereye ariko dufatanyije no gusenga n'abantu bajya babasha kutwumva tujya dutanga inkuru zigiye zitandukanye n'abantu babasha kutwumva n'ababasha batugira umugisha babona uburyo tuba tubayeho bakagira icyo batumarira ariko ni ukuri nabo tuba tubonamo umwanya wo kubashimira. Biba bitugoye cyane cyane nk'ubukode bujya butugora cyane. Birumvikana hano hantu tubahagarara turahakodesha nubwo tuhatinze ariko turahakodesha tuba tubona kwimuka bitatworoheye gupakira ibintu gupakinga ibintu tugenda hano gushakira inzu. Hano hantu rero nk'ubu inzu muyikodesha ngahe Sweety? tuyikodesha amafaranga 40,000. Ibihumbi 40 byose by'amafaranga kandi mukaba muri umuryango w'abantu? Kandi turi umuryango dufite abana 2 dufite n'umwana biranwa nabo babana mu buzima bwa buri munsi natwe ubwacu. Birumvikana muri umuryango w'abantu batanu kandi muri no kwitegura wa gatandatu. Turi no kwitegura wa gatandatu Imana nidushoboza ikamuduha ariko izabashobozi yabahaye birugira ngo wa gatatu yamubima Sweety. ariko nyine biragoye kuko Imana bihari ariko bizaza birashoboka. Ngayo nguko rero urumva rero bari kwitegura akabebe mu minsi iza. Ariko Sweety wenda njewe uravuze kuri icyo kibazo wenda cy'ubushobozi buke wenda nakubwira ko imirimo mukora se kweri ubona yabasha kuba yahaza uwo muryango cyangwa mba mufite n'abandi baterankunga? Hari igihe nyine wenda nk'uko iyo mwaje mukadusura hari ikintu tubasha kuvuga wenda kikagira ingufu ariko ntabwo abantu batwumve nabi bari kutwumva. Gusa iyo usenga nta kintu ubura, iyo wizera Imana nta kintu ubura. Twe turi abantu basenga kandi dukunda Imana. Ubwo rero iyo tubyutse nkajya guhagarara ku kantu mba ndiho mu isoko Nyabugogo umugabo nawe agashakisha umugabo bigaragara ko nta kazi afite ariko aramutse abonye akazi babona ko twashobora urugo rwe ariko tuba turi aho ubuzima busanzwe. Yego. Hanyuma rero abantu rero batinya gushaka ingo kubera ubushobozi. Hari abantu batinya kuba bakora ubukwe, hari abantu batinya kuba babana kubera bavuga ko bitwaje ubushobozi. Abo bantu wababwira gute? Wabagira ihe nama? Abantu nyine batinya gushaka kubaka n'ishuri kandi ngo n'ishuri ritagira impamyabushobozi biragoye mu by'ukuri pe. Ariko kubaka urugo biba byiza rero ni burya ngo ababiri iyo bari kumwe nta kibananira. Kubaka urugo biba byiza bitse ko byashoboka n'abantu bake ariko ubundi kubaka urugo no kwihanganirana kugira ngo abasha kunyumva ngo kubaka urugo no kwihanganira haba harimo byinshi bigoye ariko kubaka urugo no kwihanganirana ntabwo utarashaka atabura gushaka gusa babiri barutumwe ijambo ry'Imana rero.
ati ababiri barutsa umwe. Reka tubibuse rero ko iyi ni bw'ubugufi TV, aho mubasha kuba mwadukurikira mu isi yose mukoresheje imbuga nkoranyambaga nk'uko bisanzwe. Ikindi kandi mushobora kuba mwanakurikira ikinyamakuru cyacu Umurage _rwa. Reka mbibuse rero ko twakomeje kugenda rero tugenda dusura urugo rw'abashize. Ese Sweety, ko mbona ahangaha utekesheje inkono ya kinyarwanda, kubera ko ukunda gukodesha iyi niyo nkono nziza cyane cyangwa twebwe rero ntabwo inkono ya kinyarwanda iryoshya isosi kandi umugabo arayikunda. Mu by'ukuri ntabwo umugabo avuga ati shaka unekera mu gakono kanyarwanda nk'ubu ngubu tuba twiriwe mu rugo utangiye kumenya amasafuriya nuko umugabo anagetse mu mutekere mu nkono. ni ukuvuga ngo inkono ya kinyarwanda ifite umwihariko kuba yaryoshye. Hanyuma se Sweety, buse niba atari ibanga ahangaha watesemo agati ntabwo mbese ikega mpfunduye nkareba. wafunduye se nkareba nanjye Sweety nkirebera rwose niba ntacyo bitwaye. Sweety rwose birashimishije. uzi ko harimo agasosi di ngahe nguko rero urora Sweety aba yagutekeye, bigaragare ko yateguriye gasongo agasosi ko ku cyumweru. Hanyuma rero ndeka noneho tugenda tunagana ku musozo. Sweety, sinzi niba hari ikintu ushobora kuba ubutumwa wahereza nk'abanyarwanda bagukunda, ubutumwa wahereza abakurikiye ibinyamakuru bitandukanye bakunda kudusura, waba ubuhe butumwa Sweety? Mu by'ukuri dufite nubwo twe tutabashije kwiga ariko dufite abana n'amahirwe tukabona uburyo abana bacu dufite ubu twaba dufite babona uburyo bwo kwiga, ubushobozi bwo kwiga, byaba byiza kurushaho. Yego rero ubwo tubasha kubona icyo kubatunga, ariko amashuri biba bitugoye kandi muri iki gihe biba bisaba ko umwana uwo ari we wese yakiga ejo akazibeshaho. Twe nubwo tutize ariko abo twabonye bigaragare ko zimwe mu mbogamizi zikubangamiye byaba ari mu ishuri ry'abana. Ese bya nk'abana bagutora amafaranga angahe ku ishuri buri gihembwe wenda? wasanga muri bo bati yiga muri maternelle 20 buri gihembwe, undi ari muri primaire. Biba bigoye ariko ni muri leta, ariko nabyo biba bigoye kubona yuko urya ukabona kwishyura inzu, ukabona kwishyura umwana ishuri, ukarusha kubona amanifomo, ukabasha nyine kubona uburyo byose by'umwana akenerwa. biba bitugoye ariko murakoze cyane. Reka noneho rero tugaruke kuri Gasongo. Gasongo, Sweety arimo aratubwira ati rwose ikibazo cy'abana ni wenda nicyo kibasha kuba cyatubangamira mu buzima bwacu bwa buri munsi nka faya yacu cyangwa nk'urugo rwacu. Ntabwo kibabangamira kubera ko babaye biraberara, ahubwo kibabangamira kubera ko ngo wenda ubushobozi bugabanuka gutyo mu kubishyura ishuri kaba byabagora. Ese byaba ari byo? nyine biragorana iyo udafite akazi k'ukwezi uvuga ati bazanshyira kuri konti y'umwana wenda abashe kwiga. Ibintu byose iyo ugiye gushakisha ukabona wujuje amafaranga ya nyir'inzu, ukabona wujuje amafaranga ayo barya mu rugo, ukabona ubonye iki ushimira Imana ukavuga ati nuko nyine byagenze. Nk'ubu hariho abantu benshi tujya dore bakavuga ngo kabarebe ngo yamaye inzu ngo niyo mbamo, kandi baba babeshye. Barabeshya bakavuga ngo kabarebe ngo niwe yamaye inzu ngo kubera iki ngo aho narongoreye ngo ntahimuka ngo inzu ya Kabarebe kandi ndayikodesha ku kwezi. Babeshye ko Kabarebe yaguhaye inzu. Abandi babivuga se abantu tugenda duhura mu muhanda b'inshuti zanjye, kubera ko bazi ko ndi umwaperi nyine bavuga ati buri iyi nzu abamo kuri abandi bamaze kurongora bahita bimuka. Nabonye hanyuze ndavuga ni nta kundi kanigumira ahangaha nakundi. Wa mugani uvuze kuri aperi ko mbizi neza ko madamu wari umureyo nawe ukaba uri umufana wa aperi, mubihuza mute? Nyine iyo umwe yatsinze ajya afana mugenzi we. iyo Rayon Sport yagukubise, iyo Sweety yagukubise ubona nyine nta kundi uramufana. Umwe undi pole. Amapole. Ese ntago biba byazana ya makimbirane y'abafana wenda baba bazana mu rugo iwanyu? Wapi
ntabwo twebwe ntabwo tujya mubyitwaramo mutse mbwira uko bitwaramo ko nabonye ukuntu iyo uri gufana biba bimeze njye nta kintu biba bimbwiye iyo natsinze ndabyakira natsindwa nkabyakira kubera ko iyo bajya mu kibuga ari babiri nkabayigiza nkana hanyuma rero Gasongo wenda uvuze kuri APR niwe nko mu mukino wa APR wagushimishije kuva waba utangira gufana APR waba ari uhe mukino ari wa Rayon Sport na APR waranshimisha uretse ubu ngubu abakinnyi bacu nyine bari bataramenyerana ariko birimo biragenda biza APR iyo yakiniye na Rayon Sport nibo mva ari sawa cyane nubwo yakina na Rayon Sport na Polisi gakina na zo za Kiyovu ariko umukino nyirizina ukunda gushimisha abantu kenshi umukino uhuza Rayon Sport na APR twatsinda match bayaryoshye ngayo nguko rero Gasongo rero turagushimiye kuba ikiganiro cyiza ndetse n'ukuntu mutwakiriye mu rugo iwanyu ubwo rero tukaba tubashimiye sinzi wenda niba hari ubutumwa nawe watambusa bwa nyuma na nyuma nta kibazo nubwo mwadusuye mudutunguye buriya ubutaha muzagaruke tubakire